umugisha. Amen. Ubundi nibaza ko byoroha ko umuntu yaririmba kongera akaririmba ariko inzara y'ijambo aho umuntu yiga kongera akiga nibaza ko biboneka gakeya. Rero Imana nibishimirwe, Imana ibaho umugisha, murakoze kugirira Imana inyota. Ndasaba Umwuka Wera rero ngo atwigishe nubwo tumaze kwiga adukomerezeho, kandi ashimira umwigisha wacu, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Haleluya. Imana yarakoze gutanga impano nziza. Ndumva nasa nk'uvuga ijambo numvaga nakomerezaho ku byo yavugaga, numvaga ndimo mfashwa, ntari nateganyije. Riba mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 ndasoma umurongo wa mbere, wenda ngeze nko kuri 3 ngira ngo atweretse ko biriya tutabibonye nta nubwo twakenera Imana, tutamanitse amaboko, tukishoboye ntidukenera Imana, tukishoboye turishoboye nyine, turirwariza, twagerageza ibyo abantu bashobora, kandi abantu bashobora byinshi. Twakora amasengesho y'iminsi myinshi, twakora yitata yirindwe yo kwiriza, ari ibintu twakwikorera twumva turagerageje, ariko ibyo byose ntibifite imbaraga zo kudukiza hari ahantu. Icyacu n'ikidukwiriye no kumanika amaboko, tukavuga ko tudashoboye, hanyuma tukifuza ushoboye. Rero Imana ishimwe ko Imana itemeye ko tumenya ko tudashoboye ngo garukiriza aho ngaho. Haleluya. Imana ishimwe ko yatanze Kristo. Imana nibishimirwe. Hanyuma ikitarashobokaga gihinduka igishoboka kubera Yesu. Bwa bubi bw'iteka n'ukuri Yesu araza abukora, ya migambi mibi by'iteka umwami Imana araza abikoraho. Rero mu rwandiko rw'Abaroma nkoresheje Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, haravuga ngo Bibiliya ijambo ry'Imana, numvaga n'umwigisha wacu ayikoresha, ivamo ikinyarwanda cyoroheje, muzajye munyuzamo muyisome. Haravuga ngo ku murongo wa mbere ngo ubu rero abari muri Kristo Yesu, bo banditse Yesu, nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bacirwa, kuko gutegekwa na mwuka w'ubugingo buri muri Kristo Yesu kwankuye mu buja bwo gutegekwa n'ibyaha n'urupfu. Ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke kamere y'umuntu, kwa kumanika amaboko dutsinzwe. Ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze, Imana yarabyikoreye. Haleluya. Niyo mpamvu ntacyo kwirata gihari. Imana ishimwe cyane. Umuntu yirata ibyo yibashirije, umuntu yirata ibyo yikoreye, niyo mpamvu ntacyo kwirata gihari. Ibyo umuntu atashoboraga, haleluya, ibyo amategeko atashoboye bitewe n'intege nke za kamere y'umuntu, Imana yarabikoze, yohereje umwana wayo bwite, haleluya, afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha, kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byabo, niko gutsinda burundu ibyaha biri muri kamere y'umuntu. Imana reka tuyihe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ibyirato byacu ni Kristo, arakabaho, aragakorerwa, aragapfukamirwa. Haleluya. Uwaje kumara ububi mu mutima w'umuntu aragahoraho, ntacyo kwirata gihari. Haleluya. Niyo mpamvu iyo twasogongeye imbabazi agenda dutiza gato gato ku mutima we wo kugirira imbabazi abandi, kuko umenya imbabazi wagiriwe, umenya agaciro k'imbabazi wagiriwe, umenya ubuntu wahawe n'Imana, ukamenya ko utari uwo kwikizana n'uyu munsi utikomereje. Erega si no kudukiza gusa, ntiubasha no kwikomereza muri urugendo yagutangije, ni wowe wenyine ubikora. Ibyo rero biguha umutima woroshye kandi uha abandi bantu ubuntu n'imbabazi, kuko uzi ko nawe utunzwe n'imbabazi ze. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mufite teme nziza rero murimo muserebra ibyo umwami Imana yakoze muri Gisubizo ministry y'imyaka 20, kandi Imana nibishimirwe. Kugaruka kuvuga kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo umuryango utwinjiza mu bwami bw'Imana. Ndahamya ko ari umurage mwiza Gisubizo Ministries yifuza ko abayimenye, abayibayemo, abafashijwe n'indirimbo zabo, kandi bazakomeza gufashwa kugeza aho umwami azabishimira. Nifuza ko umurage mwiza bifuza ko twasigarana, nibwira ko umurage mwiza bifuza ko twasigarana ni ukumenya uyu muryango twinjiza mu bwami bw'Imana. Indirimbo zabo zikadusigira ibyo, ibikorwa byabo bikadusigira ibyo, imirimo yabo ikadusigira ibyo. Kuko umuntu ashobora kuryoherwa n'indirimbo, kuko indirimbo ziraryoha muri rusange, atari n'iziramya Imana gusa, n'indirimbo zindi zitaramya Imana nazo ziraryoha. Akamelodi karagucengera ukajya wumva birimo birajyamo neza, ugasanga wanyeganyije n'ikirenge n'umutwe, niyo zaba zitavuga Imana. Ni ukuvuga ngo indirimbo zifite imbaraga zo kwinjira muri soul, zifite imbaraga. Ariko ndahamya ko ubuyobozi bwa Gisubizo buhitamo ko tuvuga
kwihana no kubabarirwa ibyaha, umuryango twinjiza mu bwami bw'Imana. Bifuzaga ko ariyo legacy twasigarana, bifuzaga ko ariwo murage twasigarana, bifuzaga ko tutazaririmbira inahangaha tukazabura mu gitaramo cyo mu ijuru. Haleluya. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi yarakoze ku mirimo yose yabakoresheje. Reka nanjye ndongera nsome aho umukozi w'Imana yasomye Luka 24:47 tugeze kuri ndageze kuri 49. Luka 24 nakoreka mbere kuri 45. Bibiri ijambo ry'Imana ngo nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Uyu ni umwami wacu Yesu Kristo. Ngo nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, arababwira ati uko ndiko byanditswe ko Kristo agomba kubabazwa akanapfa ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye. Ngo byanditswe kandi ko uhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba gutangarizwa mu izina rye ibyo kwihana kugira ngo bababarirwe ibyaha. Haleluya. Ngo nimwe bagabo bo kubihamya. Arimo aravugana n'abigishwa be, murabyibuka, batamumenye n'ibindi, ariko ababwiye ibyagombaga kuba. Ngo ibyo byaranditswe ko uhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kumenya ayo makuru, ngo bagatangarizwa mu izina rya Kristo ibyo kwihana kugira ngo bababarirwe ibyaha. Ngo namwe muri abagabo bo kubihamya. Ngo kandi nzabohererezaho data yasezeranye. Ibi binyohera cyane kuko nta hantu namwe Imana yigeze idusaba kwirwariza kuko ntitwabishobora. Ngo kandi nzaboherereza uwo data yasezeranye. Ngo none rero mugume mu mujyi mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. Haleluya. Nimwe bagabo bo kubihamya, ariko nta mbaraga mwabona zo kubihamya, ariko nimutegereze icyo data yasezeranye. Arangije atubwira ngo tujye twuvuga iby'Imana ivuga. Haleluya. Duhitemo gukora ibyidusaba. Mbese ubwenge bwacu n'ibyacu bitereke ku ruhande, hatarabayeho gutegereza ibyo bari babwiwe. Uku gusuka k'umwuka w'Imana gusesuye ntikwari kubabaho, n'izi mbaraga zibahesha kuba abahamya ntibari kubibasha. Imana ishimwe cyane. Nimwe bagabo bo kubihamya kandi nzaboherezaho data yasezeranye. None rero nimugume mu mujyi mutegereze. Icyo basabwaga no gutegereza. Mutegereze gusesurwaho. Iri jambo ryo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana rikunze rivuga ngo mbibuzure. Mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Muri uyu mugoroba turyoherwe no kumenya umuryango umwe rukumbi winjiza abantu, utuza abantu mu bwami bw'Imana. Haleluya. Bidashidikanywaho, si umurimo w'abantu abo data atareheje kuri Kristo. Sinabibahesha, ntiwabibahesha, ariko data abareshya, abemvita, abahamagara aciye mu ndirimbo, aciye mu magambo y'Imana twavuga yariyo yose, ariko akabareherezamo. Ariko nta bushobozi, nta ndirimbo y'igitangaza twagira, nta vuga butumwa y'igitangaza twagira, twebwe ubwacu twarehereza abantu kuri Kristo. Ariko data azakoresha ibyo byose. Imana ishimwe cyane. Azakoresha ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo, buri mu magambo, buri hirya no hino kugira ngo yireherezeho abantu. Ibyo rero bidutera guha Imana icyubahiro itareheje umuntu. Nubwo twakora ibitaramo mu gitondo na nimugoroba, ni ukuri yasubirayo nkuko yaje. Ndasaba Imana y'imbabazi ngo niba utaragira urwo buntu, data kurehereze kuri Kristo. Haleluya. Aguhuze n'uwagupfiriye. Yarabivuze muri Yohana 6:44 ngo nta ubasha kuza hondi. Uwo ni Yesu wivuga. Nta ubasha kuza hondi keretse arehejwe na data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Haleluya. Turasaba umwuka w'Imana yo kabaho ngo yemeze imitima yacu. Abataragira umugisha wo guhuzwa na Kristo babihabwe muri iki gitaramo, babihabwe muri celebration, babihabwe. Data yo kabyara abarehereze kuri Kristo. Nta muntu ubasha kuzaho Yesu ari. Si ikibwiriza gitondetse neza, si ukumenya kubivuga, ahubwo data yitiza ibyo yagutije kugira ngo yirehereze abantu kuri Kristo. N'umurimo we ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ariko hamwe n'ibyo Yesu nkuko yababwiye ngo nimwe bagabo bo kubihamya. Muri make nubwo ari data barehereza kuri Kristo, ariko arashaka abantu bajya kuvuga ibyo yababwiye kuvuga. Haleluya. Haleluya. Baba babivuga bamenyeho gakeya nko wa mugore wo muri Yohana igice cya 4. Ni ukuri yarataramenya ibintu byinshi, ariko yaravuga ngo nimuze murebe. Haleluya. Muze murebe. Ubwo guhamagara umuntu ngo ngwino urebe muri Foursquare y'ibyabayeyo bizatunanira.
Imana ishimwe cyane. Nitwe bagabo bo guhamya. Imana ni wowe ifite, ni njyewe ifite, urakanwa k'Imana. Nubwo waba utaramenya amaverse menshi, ariko ni wowe Imana izacamo yinginga abatuye isi kugira ngo baze bahuzwe n'Imana. Kuko rero dufite umukoro ukomeye. Ni ukuri turi abantu bo gupfa ubusa. Imana itugirire neza. Haleluya. Nimwe bagabo mfite bazambera abahamya. Ariko neka nongere mvuge, ntushobora kuba umuhamya mwiza w'ibitarakubayeho. Iki kirumvikana. Umuntu yiruka umuhamya mwiza, haleluya, ni umuntu ibintu byakorewemo arabizi neza, ariyiza atarahura n'uwo mwami, araniyizi yaramaze guhura n'uwo mwami. Uwo muntu azaba umuhamya mwiza kuko ibyo avuga byakorewe muri we. Haleluya. Niyo mpamvu mbere yuko tujya kuba abahamya, Yesu arashaka kukwihishura ku giti cyawe, arashaka kunyihishurira kugira ngo nimba umuhamya nzarinde saza ntarivuguruza, kuko hari ikintu nabonye. Haleluya. Data arifuza ko kwa guhamya Yohana Umubatiza yagize gukorerwa muri twebwe. Yohana Umubatiza yaravuze muri Yohana igice cya 29 ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nguyu. Haleluya. Ijwi ry'Imana ryari ryarimubwiye ngo uzabona umwuka wera mu manukiro ni uwo nguwo. Yarabizi neza niyo bamwiciye ari bukomeza akabihamya. Nkwibarize nshuti y'Imana ko tugize umugisha ko turi mu nzu y'Imana uyu mugoroba. Ese uko guhamya uragufite mu mutima wawe? Ese umutima uravuga ngo Kristo niwe mwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi? Ntago ari ubumenyi bwo mu mutwe, ni umutima wanjye wahamirijwe ko nari mpfuye rubi, ariko bukeye umwana w'Imana aranyihishurira ndamuhamya. Haleluya. Nguyu umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Si amasengesho y'iminsi 40, si idini ryiza, si bwa bupfura batubwiraga. Nguyu umwana w'Imana wankijije ibyo ntari gukira. Haleluya. Uko guhamya rero iyo kwakubayeho ni ukuri, nawe uzaba umuhamya, kuko niyo bakuvuguruza uravuga uti ndabizi neza ndiyizi mpfuye. Kandi koko hari umuntu apfa ari imfura nka kure batubwiraga, ni ukuri atiba adasambana, ariko ari umupfu. Ari umupfu utiyizi. Aho mwuka wera bera mwiza mwiza, ibyo polisi itakora, ibyo amategeko adashoboye, ibyo ribitanyemeza, ibyo mwese mufatiye mu cyaha mutanyemeza, nabahindukana habwe ntimurambeshyera, ibimenyetso biri hehe? Ibyo mwuka wera araza akamurika mu mwijima w'umutima wa Urutansi, akakubwira ngo nyamara uri mubi, nyamara ntiwakwikiza, nyamara nturiho, akamurika mu mutima wanjye. Haleluya. Nkamanika amaboko nkavuga ngo ndatsinzwe, menye ko ndi mubi, nkeneye imbabazi z'Imana. Iyo icyo kintu cyakubayeho rero uzaba umuhamya w'ukuri. Kandi reka mbabwire, Yesu aragukeneye. Haleluya. Kuko iyo umuntu avuga ibihuha hakagira ikimukanga ahita bivamo. Ndavuga ati nivugiraga. Iyo umuntu avuga ibitaramubayeho, ibyo atahagazemo, bamukangaho gatoya, ubukene bwamukanga, gutinda gushaka byamukanga, gutinda kubyara byamukanga, ariko twarababariwe, twari dupfuye rubi. Nta kintu rero cyabigukuramo, uriyizi ko wari upfuye. Kandi ushobora gupfa ugenda mu modoka nziza, ushobora gupfa usa neza, ariko uri intumbi, uri imbata y'icyaha, Satani ahakanabiyo yogashya n'ubundi azashya. Haleluya. Ese uko guhamya kwabaye mu mutima wawe, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nibaza ko bagomba kuvuga ngo ukuraho icyaha nkuko mwarimu yahoze atwigisha, kuko yaje gukuraho icyaha. Biriya bindi by'utundi n'udushami, Imana ishimwe, cyangwa n'udusentome by'abimenyetso by'indwara. Iyo umuntu arwaye malaria ashobora kurwara umutwe, ashobora kuruka, ashobora kugira umuriro, ariko umuganga w'ukuri ntavura umutwe n'umuriro, aravura indwara. Nguyu umwana w'Imana waje gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Iyo yagikuyeho n'udushami tuzatakara, ntuzamenye igihe twatakariye. Nkunda impinduka z'umumana ikorera mu muntu. Iyo umuntu akomeje kurira ku meza y'umwami, ni ukuri nawe ujya uvuga uti ninjye hano byakunda. Imana tuyihaye icyubahiro. Haleluya. Ese ko guhamya nk'uko Yohana kwakugezeho? Ese agahinda ko mu buryo bw'Imana gasunikira mu kwihana by'ukuri kakugezemo? Hari umunsi mwuka w'Imana yamuritse mu mutima wawe ubabazwa nuko wigenga utayoborwa n'Imana? Haleluya. Igihe nagize umugisha wo guhura na Yesu, nasaga nk'uwavuye mu byaha bihanwa n'amategeko, nasaga n'uwabivuyemo, kuko nari maze gushaka, ndaho ndi umugore uri mu rugo udafite icyo atwaye, umunyarwandakazi utuje. Nta byaha by'inyuma byamfata,
ariko agahinda ko mu buryo bw'Imana gasunikira umuntu kwihana. Mwuka wera yo kabyara araza agatera mu mutima wanjye, numvaga ndifura kandi y'umwana mwiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'ubumana gatera umuntu kwihana, ngo nagahinda katicuzwa. Ndakubaze se, kageze mu mutima wawe cyangwa wavukiye muri Pentecote ukomerezaho? Dore igisubizo imaze no kumara imyaka myinshi, ubu yabyaye abana benshi. Ese wasanze biryoshye mu ndirimbo ukomerezaho ucomekeramo, wafatiyeho usanga biryoshye? No kuba muzi Imana rega nimura kuntu muri abasore beza n'abakobwa beza ntibikimwaje. Kera byari bimwaje, ari ibintu by'abantu bameze ukuntu, ntibikimwaje, ahubwo bitanga ibisubizo. Abageni baza kubashakira hano, abagabo baza kubashakira, ushaka n'umukozi mwiza uza kubashakira. Byabaye ese wacomekeyemo muri ibyo? Ese agahinda ko mu buryo bw'Imana kakwibutsa ko wahemukiye wagukunze kigeze kaboneka mu mutima wawe? Icyampa Umwuka wera akagateramo muri iki gitaramo. Haleluya. Paulo yaratwandikiye nk'uko Imana muyoboye mu rwandiko yandikiye itorero ry'i Korinto igice cya 2, igice cya 7, Abikorinto ba 2:7 8 kugeza ku 10. Reka masome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Aravuga ngo, urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto 7 8 kugeza ku 10, ngo nubwo urwandiko nabandikiye rwaba rwarabateye agahinda, sinicuza ko narwanditse. Nari ngiye kubyicuza igihe mbonye ukuntu rwabateye agahinda akanya gato. Yaragiye kubabazwa nuko bababaye. Ngo ariko ubu ndishimye, atari uko nabateye agahinda, ahubwo ari uko ako gahinda kabateye kwihana. Ngo erega ako ni agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka, ngo bityo nta kibi mwahuye nacyo kiduturutseho. Ngo burya agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka gatera umuntu kwihana kakamugeza ku gakiza. Haleluya. Ngo burya agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka gatera umuntu kwihana kakamugeza ku gakiza. Ngo agahinda nkako nta mpamvu yo kukicuza, naho agahinda gasanzwe koko muri iyi si kageza umuntu ku rupfu. Mwibarize inshuti y'Imana, aka gahinda ko kubabaza Imana kaje mu mutima. Uzi ko aka gahinda ariko gatera kuzinukwa ikirohoza ukunda? Uzi ko agahinda ariko gatera kwifuza kutongera kwiyobora no kutongera kwigenga? Agahinda ko mu buryo bw'Imana niko kazana ya mpinduka yo guhindukira. Ukibikunze bigifite inyungu, bigisa neza, bigikomerwa amashyi na benshi. Ndakwinginze, turimo tuvuga kwihana no kubabarirwa, umuryango ugeze umuntu mu bwami bw'Imana. Mwuka wera ashyira aka gahinda gatera umuntu kwihana mu mutima wawe niba kataraza. Aguhe kuzinukwa kubabaza Imana. Data akurehereze kuri Kristo, agusobanurire, mbuze uko nkivuga, igipimo cy'urukundo rutagira akagero cyajyanye umwana w'Imana ku musaraba. Abiha uburemere bikwiriye mu mutima wawe. Nabonye mu Kinyarwanda abantu batugira neza, turabitura, abaduhaye inka tujya kubakurira ubwatsi tukabarahira, bakahita baba pati y'imiryango kubw'igikorwa cy'ineza. Ndinginga Mwuka wera kubw'imbabazi z'Imana ko sinamenya no kubivuga uko bikwiriye, ariko agusobanurire igipimo cy'urukundo rwatumye umwana w'Imana ajya ku musaraba. Njya nibaza ko nta muvuga butumwa urabivuga neza nk'uko bikwiriye, ntituranabiririmba nk'uko bikwiriye, ariko Mwuka wera yo kabyara akurehereze kuri Kristo, umenye igipimo cy'urukundo rutagira akagero rwatumye Yesu ajya ku musaraba ku bwawe. Nusobanukirwa urwo rukundo, nirugwirira mu mutima wawe, ya mashami ntuzamenye igihe yahungukiye kuri wowe, kuko uzabeshwaho no kunezeza wagukunze akakwitangira. Bizaguhindukira imbaraga. Urukundo ni imbaraga. Haleluya. Umuhungu ashobora gukunda umukobwa agahita atongera kubona abandi bakobwa bose muri Kigali kandi bagihari. Urukundo ni imbaraga. Icyampa urukundo rwa Kristo rukagwirira mu mutima wawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ese kutegerejwe nk'umuhamya nshuti y'Imana, wowe ubwawe wunzwe n'Imana? Dufite umukoro ukomeye abitorero rya Kristo. Njye mbona tumeze nkaho tuwurangariyemo. Ndinginga Imana ngo yongere idukangure kubw'imbabazi z'Imana. Uramutse umenye ko wahawe, wowe wamaze kungwa n'Imana, uramutse umenye ko wahawe umurimo wo kunga abantu n'Imana. Ubundi ni umurimo wa Yesu, ngo niwe muhuza w'Imana n'abantu wenyine, si pasiteri, si umuntu n'umwe. Kristo niwe muhuza w'Imana n'abantu wenyine. Ariko arangije twebwe abunzwe n'Imana muri Kristo Yesu, ngo aduha umurimo natwe wo kunga Imana n'abantu.
ubwo wagira uwo murimo ugapfapfana, wagira umurimo ugatakaza umwanya, wagira uwo murimo ugatinda kuba amagambo y'Imana ngo amagambo y'Imana kuzure ubone ibyo ujyana. Imana ishimwe. Haleluya. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorintho igice cya 5 umurongo wa 19 ndibaza ko tuwuzi, cyangwa se akenshi tumenye 17 gusa tubwira ko umuntu ari muri Kristo Yesu aba yarabaye icyarimwe gishya. Yego tumenya na 21 ko Kristo utarigeze amenya icyaha rwose yahindutse icyaha ku bwacu, natwe tugenderwa gukiranuka kw'Imana. Ariko reka tugaruke gatoya muri uyu mukoro uri mu murongo wa 19 ngo koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose. Haleluya. Koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo mu isi yose, ngo bityo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Iduha ministeri ya reconciliation yo guhuza njyewe ikibumbano cy'intege nke, wowe ikibumbano cy'intege nke. Data guha umurimo wo guhamagara abantu, wo kunga abantu n'Imana. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Wapfa ubusa gute, watakaza umwanya gute ufite umurimo wa Yesu. Yesu niwe muhuza w'Imana n'abantu. Arangije twebwe abunzwe n'Imana muri Kristo Yesu aduha umurimo natwe wo kunga abantu n'Imana. Ubu nicyo gitumye tutapfuye ngo tujye mu ijuru. Nicyo gitumye cyagiye wakizwa gutarahise upfa ngo ujye mu ijuru kandi wari bugeyo, nuko wari uhawe indi myaka yo gukora umurimo umwe rukumbi. Waba uri umunyamategeko, waba uri umuganga, waba uteka, waba uhinga, waba uri umugore n'umugabo, ufite umurimo umwe mu buryo butandukanye twahawe wo guhuza abantu n'Imana. Niba uri mucuruzi udahuza abantu n'Imana uri igihombo. Niba urimo wigisha cyangwa uvura udahuza abantu n'Imana urimo naduhombera. Isi yuzuye abarushye n'abaremerewe bategereje imbabazi nk'izo wowe nanjye twagiriwe. Hari ijoro naruhutse, hari ijoro namurikiwe n'umucyo w'Imana, hari ijoro imbabazi z'Imana zangezeho. Data rero agutegereje ngo izo mbabazi n'aba bari kugenda mu mwijima barushye nabo bazihabwe akoresheje wowe. Ahantu wegereye njyewe simpegereye. Haleluya. Umuryango wavutsemo si wonavutsemo, aho hantu Data arifuza ko wamugendera. Ikindi, ibintu by'ivuga butumwa ryo kuri hano kuri bose babireba bye kubashuka. Umuntu uzavuga Yesu neza ukamwumva n'umuntu mwegeranye. Umuntu ufite kwa guhamya kwa Yohana muri we uvuga uti ngo uyu mwana w'Imana ukuraho abantu byaha. Umuntu wamwiboneye ubuzima bwa Kristo bukoze, azamubwira umuturanyi we, azamubwira uwo babana, azamubwira uwo bigana bimbere neza. Nko twebwe baturebera hano kure batarigeze batwegera, batwita amazina bashaka, bazi ko dushaka icyubahiro, bazi ko turimo dushaka amafaranga, bafite uko babyita. Ariko umuntu mwegeranye, umuntu mwicarana mu ishuri, umuntu mwicarana muri office, umuntu mucuruzana ku isoko, umuvandimwe wawe wabonye impinduka z'Imana zakoretse muri wowe, ni wowe ntumwa y'Imana kuri we. Ni wowe Imana ifite kugira ngo urehereze uwo muntu kuri Kristo. Wipfa ubusa, wipfayonga, wipfusha umwanya busa. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Nshuti z'Imana, none ushishikajwe n'iki uyu munsi? Niba uyu murimo waramaze gukoreka mu mutima wawe, kuguhamya uragufite, kagahinda k'ubumana warakagize, uyu munsi wowe nanjye twongewe iminsi yo kubaho, ufite umwete w'iki? Ushishikajwe n'iki? Kimwe kirimo uburiganya, ikindi kiradukwiriye. Muri iyi si ya nyuma y'ibihe bya nyuma abantu bashishikariye ibintu bibiri gusa. Mpere ku kibi ngira ngo nze ku cyiza. Reka nakomere ku cyiza. Haleluya. Hariho umwete w'uburyo bubiri mu gihe cya nyuma. Paulo yagiye abivuga mu nzandiko yandikiye Timoteyo, avuga ko mu bihe bya nyuma hazabaho gukonja, urukundo rwa benshi rugakonja. Inyigisho nzima abantu bakaba batagize kunzi, ahubwo basishikajwe n'izinezeza amatwi yabo. Haraho yavuze mu rwandiko rwa 2:3-4 ngo bazaba ari abantu bagambana, ari byigenge bikakaza, ariko ndifuza kano gace ka nyuma ngo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Muri make bashishikajwe, babitangira amafaranga, babitangira umwanya, bashishikajwe no kwinezeza, ntibashishikajwe no kunezeza Imana. Abo bantu bo mu bihe bya nyuma. Ariko indi nkuru nziza, mu gihe cya nyuma ngo Imana none izasuka umwuka wayo ku bantu bose. Hazaba hari abandi bantu ikindi gice kidakonje, ikindi gice gishishikajwe no kunezeza Imana no gusohoza umurimo wiyadutumye. Ushishikajwe n'iki ko nta hagati na hagati habaho? Nta hagati na hagati hahari.
niba udashishikajwe no kwinezeza ushishikajwe no kunezeza Imana. Haleluya. Bya bintu umukozi w'Imana avuye kutubwira biri mu irari n'ibindi buriya byose biba biganisha kutunezeza. Niba irari rinkomangiye rigukomangereka ku byo gusambana, niba ugiye gusambana ushishikajwe no kunezeza umubiri wawe, ariko ushishikajwe no kunezeza Imana ntazagaburira irari. Haleluya. Kuko biratubwiye ngo rirabambwa ahubwo ku musaraba. Kubera iki? Kuko imbaraga zimushoboza rya tegeko ry'umwuka n'ubugingo muri Kristo Yesu zamaze gukorera muri we. Muri iki gihe cya nyuma rero, nyuma y'uko wagiriwe ubwo buntu, ese ufite umwete wo kunezeza Imana? Kunezeza Imana ntago bitandukanye n'icyo twita kwezwa. Kwezwa n'ubuzima bwakira icyo Yesu yakoze muri bwo, bwarangiza bukavuga ngo Mana, manitse amaboko, ndakwemereye ngo ushoboze kubaho nezeza umutima wawe, nintana uzangaruza ineza yawe, ijwi ryawe rimpore hafi, amaboko yawe ampore hafi. Imyaka ninjiyemo ni imyaka yo kwihutira, yo kwifuza kukunezeza. Uko niko kwezwa. Harabitubwira mu Baheburayo 12:14, aba babwirwa ibi ni abaciye muri rwa rugendo. Ese kwaguhamya ko Yesu ari umwana w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi kwababayeho? Ese kagahinda katicuzwa gatera kwihana bagaciyemo? Abo rero nibo basabwa kwezwa. Nta muntu usabwa kwezwa atarigeze anavuka. Agakiza ni package. Hari ukuvuka ariko twageranya no gucindishirizwa, nta ruhare ubifitemo. Nta ruhare ubifitemo. Ibitego Yesu yitsindiye ku musaraba byuko atigeze akora icyaha namba, wabibazweho kubwo kumwizera. Haleluya. Gutsindishirizwa ni ukubaraho ibitego utatsinze. Imana ishimwe cyane. Nta ruhare wabigizemo. Ariko abo ngabo kuko hari icyo bahawe gikorera muri bo, nibo Bibiliya yabwiye ngo none nibagira umwete, bagira umwete wo kwezwa. Ese barawugira gute? Barawugeraho gute? Urugero, niba ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kutweza, haleluya, kandi niko biri. Bibiliya avuga ngo atwejeshe ijambo rye. Imana ishimwe cyane. Niba Bibiliya yakubwiye ngo gira umwete wo kwezwa ukaba utabibashije, kandi ijambo rikaba rifite imbaraga zo kweza, ese no byibuze wanagerageje kugira kete ko kuribamo ngo ryo rifite imbaraga zo kuguhindura riguhindure? Hari umuntu unyumvise? Imana ishimwe. Mu Baheburayo 12:14 yavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Umwete wo kwezwa ni umwete wo kunezeza Imana. Isi y'abari mu nsengero reka bo hanze mbe maretse, bamwe barariganijwe binjira mu nsengero. Ubona kino gitaramo cyari cy'Imana, izi ndirimbo ni iz'Imana, duteranye ku bwayo kugira ngo tuyihimbaze ibyo yakoze, ariko turimo turariganywa n'inyigisho zitarizo zituma n'iby'Imana dushaka kubigira ibyacu. Muri make aho kwinjira mu nsengero uvuga ngo reka numve ibyanyongerera umwete wo kwezwa, reka numve ibyanyongerera kunezeza Imana, ahubwo ninjira avuga ngo ni igiki Imana iri bukore ngo inezeze. Muribuka igihe cya nyuma? Igihe cya nyuma kiri mwiki? Abantu bakunda ibibanezeza. Ni agatego ko mu gihe cya nyuma. Nshuti y'Imana, umutima wawe wishyira Imana, urashaka ibikunezeza, urashaka kunezeza Imana. Imana itugirire neza. Mu gice cya 4 cya Timoteyo wa 2:3-5 ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma n'ukuri. Burya ntibibara ubutumwa bwiza. Bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ngo ariko woweho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Haleluya. Mu mashimwe tuzanira Imana, aho tujya mu materaniro yacu, aho tugira iminsi yitwa yo gusenga no kwegera Imana, aho tujya mu ijambo ry'Imana, reka we kuga mu gatego k'ibihe bya nyuma ko gushakamo ibikunezeza, ahubwo shakamo ibyagutera kunezeza Imana, ari bwo buzima bwo kwezwa. Imana itugirire neza. Haleluya. Twavuga gasoza kwihana no kubarirwa ibyaha, umuryango twinjiza mu bwami bw'Imana. Ni umuryango umwe. Yesu yarivugiye ngo ni ingerembo ry'intama. Uca ahandi ni umunyazi, ni ingerembo ry'intama. Nta yindi nzira. Waba waruririye hehe? Waba waraciye hehe? Ese uyu munsi mu buzima bwawe haba hameze gute? Ese ibikunezeza byaba bikubanye byinshi? Ese niho waba urimo ushakira? Ese kwegera Imana kwaguhindukiye uko gushaka ibikunezeza? Ese wibagiye isengesho ryavuga ngo Mana ntunezeze gute? Ese ubushake bwawe ku buzima bwanjye n'ubuhe? Ibyo bigarurwa n'ubundi no kwihana. Byakozwe no 3:19 ndifuza ko dusenga. Haravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Reka dusenge nshuti z'Imana. Turarota ububyutse muri kino gihugu cy'u Rwanda.
turarota kubona abahungu n'abakobwa basiganwa bakorera Imana. Ese nawe urabirota? Ese nawe nizo nzozi zawe? Ese urifuza gukoreshwa n'Imana? Ese ntukeneye iminsi yo guhemburwa? Ese ntiwaba waraguye mu gatego kagutera kwifuza gukura ku Mana iteka ibyakunezeza ukibagirwa kubereyeho kuyinezeza aribwo buzima bwo kwezwa? Ese aho ntiwaba waraguye mu gatego kakwiyogeza ko ugomba no kubigirira umwete atari kubigendamo gatoya kubera ko umurimo ufite nuwo kukunga abantu n'Imana kandi ntiwahamya ibitarakozwe muri wowe? Mureke dusenge. Sinzi ikigero uriho. Ese kuguhamya kwarakoretse mu mutima wawe? Ese Yesu umutima wawe urabihamya ko ari umwana w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi? Si umutima wawe wakiriye uko guhamya? Ese aka gahinda ko mu buryo bw'Imana gatera umuntu kwihana kuticuzwa, ese kageze mu mutima wawe? Ese wamuzamurira amaboko mbwira ko udashoboye? Ushobora kuba uri mu nzu y'Imana ufite n'imirimo nk'iyi yose dukora ariko uhora utsindwa, cyangwa warinjiriye mu irembo ritari ryo ngo niwe rembo ry'intama. Kuko Imana igira neza, kuko Imana ikiza indwara, kuko Imana yambika abambaye ubusa, kuko Imana igaburira abashonje, kuko Imana itanga kubyara, kuko Imana yo kabyara igira neza, kuko hari imirimo hari ibitangaza n'ibimenyetso bizaherekeza abizera byoroheye umuntu ko yakwinjirira sindaryita irembo ni mu rukuta, yakwinjirira aho ngaho hibyo Imana ikora ariko atinjiriye mu kwihana no kwakira imbabazi. Iryo rembo riba atari iry'ukuri. Ni igiki cyakurehereje gusanga Imana? Ese n'izindi ngorane wari ufite kandi n'ukuri arazikemura, atugirira neza. Yaratubwiye ngo ko tuzi guha abana bacu